nshaka kuza mu Rwanda. None I was wondering like ni ibihe bintu umuntu yakora agize mu Rwanda. So kubera hari research nshaka gukora mu Rwanda, but first ntabwo ari mu Rwanda, nzatangira mu Rwanda, ariko kubera nshaka kugera mu Rwanda first ni ukubera ntabwo mperukayo nkiri umwana niho nari ndiyo, maze tuza muri Amerika, ariko ntabwo mperutseyo kuva nagera hano muri Amerika, ntabwo mperutse mu Rwanda. So nari ndi kubabwira ni ibihe bintu umuntu yakora mu Rwanda. Also like nshaka kugenda all over Africa hose, muri Tanzania nkagenda like hose muri Africa, kubera hari ibintu byinshi nshaka gukora. For example, hari urareba ukuntu umuntu uvuye mu ntuza mu Rwanda, cyangwa umuntu uba mu Rwanda, cyangwa umuntu uba muri Afrika, ukareba n'umuntu uba muri Amerika amaze kuba umuntu akaba umuntu uri old, yarabaye mukuru, akaba a grandpa, uyu usanga ari mu buriri hano muri Amerika bamushyira muri nursing home. Ariko muri ntuza hariya muri Afrika ujya usanga umuntu ugeze muri iyo myaka ubona ari kugenda neza, ukabona mbese akora ibintu byinshi, ukabona yibuka abantu, ukabona ntabwo afite dementia. Ariko ahangaha ujya usanga benshi cyane bafite dementia, bari muri nursing home, nta kintu bakwikorera. So nshaka kumenya ni iki umuntu arya, ni iki umuntu ashyira ku ruhu rwabo. Icyo nicyo kintu nshaka gukora, kubera ndabizi ko ku ishuri ryanjye for my psychology degree nzakora like at the end of nindangiza ngiye kurangiza ku graduating ishuri, bazampereza like a research like a internship ngomba gukora, kubera njye maze nase mvuga ati nababwiye njye nshaka gukora research, urabizi. So nzareba niba nakora iyo research nkagenda all over Africa, narangiza nkaroninga ibintu byinshi from different culture. Ibyo bintu byose nzakora nzagenda presenting imbere y'ishuri yabo bose, mbabwire ibintu ibyo naroninze, maze later on nshaka kuzana brand muri Amerika, ku buryo nzafata iyo brand yanjye nkayigira ute, nkabona kunafasha abantu bo muri Amerika n'abandi bose, ku buryo iyo brand iza having to do with ukuntu umuntu akura, ukuntu ba getting old, like mbese ni ikihe kintu mbese umuntu arya cyangwa ikintu yishyira ku mubiri gituma umuntu aging faster, you know. So navuze ati nshaka kuza kubabaza nihe hantu umuntu yajya kuvizitinga muri Afrika, kubera nari ndi kuvugana n'inshuti yanjye, arambwira ati ngo hari ahantu muri Afrika utagenda gusa utabanje wabaza, utazi umuntu uwo ari we, cyangwa utazi n'umuntu wavugana, kubera byagugira ute, bakugirira nabi. We yarambwiye ati ngaho yaraba ngo ntabwo byari byiza, kubera ngo kuba aho ngaho ukagenda ugiye those villages bagufata bakubwira nabi. Ariko njye ndabizi ko mu Rwanda hari safe, kubera nagiyeyo nkiri umwana, ndabyibuka ukuntu hari hameze neza, kandi no kuntu mu Rwanda hasigaye hameze. Niho ngiye gutangirira, maze nzagende Port of Africa, nshaka kujya kuhasura. For now nshaka kujya gusura mu Rwanda, nzajyana with my family, like you know. But your research nshaka gukora, nshaka kugenda all over Africa mu Rwanda, like nzatanga mu Rwanda gende all over Africa hose magende. Nshaka kubabaza niba ibintu umuntu yakora. Ndabizi n'ibiryo like nk'ibiryo barya hano muri Amerika, hari ibiryo byinshi barya hano muri Amerika bituma umuntu agira ute, aba obese, umuntu agire umubiri wabo bitari byiza, bit bad for them, bakagenda diabetes, ni ibintu byinshi, kandi bigatuma bibagirwa like working memories. Ibyo bintu byose nshaka kubikora. Nakoze so much research here hano kunuza ku bazungu, nakoze research ukuntu umubiri wabo ukora, na nshaka gukora research hariya muri Africa. So
umbwire nibyo nari nshaka kubabaza baya ndi kubona ndibuze kuyikata ino video ariko I hope ntinyikate yose but murakoze kunyumva ariyo busa